ntacyo rwose bimbwiye kuba Bezos atunze Amazon. Umunsi umwe ibyo bizaba ibyanjye n'ibyawe. Nanone ikaze muri uno muhuro wa nyuma ya saa sita. Nizere ko mwaryohewe n'ibya saa sita mukanagira ikiruhuko cyiza, none mukaba mwiteguye kwiga ijambo ry'Imana. Kino si igihe byoroha kwigisha cyangwa kwiga, kubera ko imbere aha hari ubushyuhe bikanakubitiraho no kuba ari nyuma ya saa sita. Gusa nyine nizeye ko tutari businzire, ko turi bubashe kuguma turi maso tukanagendera kuri note turiho twiga. Reka dusenge hanyuma tubone ubutangirira kuri page ya 23. Turi bugaruke ku bya 16 mu mihuro yombi yo muri kino gicamunsi. Dusenge. Data turi mu ijuru, tugushimiye kubw'igihe cyiza cyo kuruhuka twagize. Ibyo nabyo ni ingenzi mu buzima. Turakwisabiye ngo ubwo turi bwe tubumba ijambo ryawe kino gicamunsi, ngo Mwuka wawe wera aba natwe, turinde ibitotsi, utugumishe maso, duhe ubwenge bwumva, kandi Mwami uduhe imbaraga zo kumenyesha abandi ibyerekeye bino, ukubera ko abantu bari hanze aha bafite imitima itari hamwe kubwo kwibwira ibyenda kubaho igihe bitegereza birimo bijya mbere mu isi. Nta gitekerezo namba bafite ikiyo biva niyo bijya, nyamara twe turabisobanukiwe kuko waduhaye umucyo w'iki gihe. Rero dufashe gufatirana buri mahirwe ashoboka yo gusangiza abandi ibyo twiga, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. We ask in Jesus' name, amen. Nk'uko nabivuze, turahurira kuri page ya 23 mu cyigisho cyacu kibanza. Turi bwige ingingo ibimburiza ibyago. Niringiye ko turi bubashe no gutangira igice gikurikiyeho mu gihe turi bumare mu muhuro wacu ubanza w'uno munsi. Reka rero duhite tujya ku cyigisho cya gatatu. So let's go right to lesson number 3. Igihe turiho twiga ku byago by'umubyeyi 16, hari imvano ebyiri zo mu isezerano rya kera tuba tugomba kuzirikana. Imvano ya mbere yo mu isezerano rya kera ndetse tuza kugarukaho mu masomo dufite kino gicamunsi ni mu Misiri rya Isiraeli. Icyo gitekerezo ni imvano y'ibyago byo mu byahishe 16. Imvano cyangwa umuzo wa kabiri usangwa mu gutabarwa ubunyage bw'i Babuloni kwa Isiraeli. Muribuka ko Kuro yaje aturutse iburasirazuba ari kumwe n'ingabo, ubundi agakamya uruzi Ufurate. Rero igitekerezo cyo mu byahishe 16 gikomereza kuri ibyo. Ubwo rero muzirikane kwiza arizo mvano ebyiri, iyi mu Misiri no gutabarwa ubunyage bw'i Babuloni kwa Isiraeli. Ntitwabasha gusobanukirwa byimazeyo umugambi w'ibyago tutabanje gusobanukirwa n'ingingo ya Bibiliya irebana n'isezerano. Ntitwasobanukirwa ibyago hatariho isezerano. Iyo imbabazi zirangiye, abera bakiri bazima baba bafitanye n'Umwami Yesu umushyikirano utunganye ushingiye ku isezerano bagiranye. Kubw'ibyo rero Yesu abasezeranira kubarinda. Tumaze kino gihembwe cyose twiga amigisho agaruka ku isezerano. Imana isohoza neza urwayo ruhande igihe cyose abo yagiranye isezerano nabo basohoza nabo urwabo ruhande. Iyo hariho rino sezerano, Imana isezeranya ko izarinda abantu bayo. Twagaragaza ingero enye z'ibyo. Ni iki cyabaga iyo idubu cyangwa intare yazaga ishaka kwica imwe mu ntama za Dawidi? Ninde mu by'ukuri yabaga iri ikina nawe? Ntiyabaga ikina n'intama, ahubwo yabaga ikina n'umwungeri wazo. Ni nako iyo abakiranirwa baje kurwanya abantu b'Imana bataba bakina n'abo bantu byonyine, ahubwo ibiramambo baba barwanya Uwiteka. Nanone dufite urugero rwa Suzera. Iryo rishobora kuba atari ijambo tumenyereye gukoresha rimenyesheje umwami w'abami. Iyo agiranye isezerano n'abami bari munsi ye, abamenyesha ko nibamwumvira azabarinda nibaramuka batewe n'umwanzi. Abantu b'Imana nabo ni ingabo z'Uwiteka.
iyo abakiranirwa baje kubarimbura bari hamwe n'ingabo zabo, Imana igira iti buretse gato mfitanye isezerano nabo nzabarinda kubera ko uko ariko nabisezeranye. Nanone twabirebera mu ndorerwamo y'umugabo n'umugore we. Yesu ni umugabo naho itorero rikaba umugore we. Ku bashakanye muri mwe ni icyo wakora haramutse haje umuntu agatangira gukubitagura umugore wawe? Nizera ko wahita umumenyesha ko naramuka agize icyo amukora ko ari wowe ubwawe ari bube akigiriye. Impamvu ni uko Bibiliya ivuga ko muba mwarahindutse umubiri umwe. Uwo ni umushyikirano ushingiye ku isezerano. Ubwo rero uhangaye umugore mu by'ukuri aba ariho arisukira umugabo we. Nanone dufite ikigereranyo cy'umutwe n'umubiri. Yesu ni umutwe naho itorero rye ni umubiri we. Bigenda bityo Satani yibasiye umubiri, ninde mu by'ukuri aba ariho aribasira? Ni umutwe. Ubwo rero dukeneye kumva ibyago mu mujyo w'isezerano. Urabona, Imana iramutse idasutse ibyago abantu bayo bamarirwa ku 10, bityo Imana ntibigumiye ku isezerano ryayo. Kubera ko Imana iba yarasezeranye ko nitugirana isezerano nayo kizajya iturinda abanzi bacu. Ubwo rero Imana iramutse itabikoze yaba idakomeye ku byo yasezeranye. Reka noneho tujye kuri paji ya 24. Ninde usuka ibyago 7? Uno munsi hari abantu bavuga ko kubera ko Imana ari ntawe igirimbura ko kubw'ibyo atariyo yohereza ibyo byago. Ukuri nuko Imana ubwayo ariyo yohereza ibyago 7 by'imperuka. Biturutse ku mahitamo y'ababi birumvikana, kubera ko baba barahawe amahitamo. Tujye mu Byahishuwe 15:5 kugeza 7 tuharebe usuka ibyago uwo ari we. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya rwo mu ijoro, ngo urusengero rw'ihema rwarahagana he? Mu ijuru. Ubwo rero bana bagombe kuba ari abamarayika bera bagiye gukora ibyo, sibyo se? Rukinguye mu rusengero havamo muri rusengero mu cyumba cyahera cyane hasohokamo abamarayika 7 bafite bya byago 7 bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana. Ese bano baba ari abamarayika bera cyane rwose, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Kimwe muri bya bizima 4 giha abo bamarayika 7 inzabya ndwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Iyo igikombe cyuzuye, ibyo biba bivuze ko imbabazi zarangiye, bityo Imana ikaba igiye gutanga ubutabera budakebakiba. Hari abibaza uburyo ki bishoboka ko Imana yagira abisukaho ibyago kabone niyo baba ari abakiranirwa. Reka dusome mu bibaho mu minsi imperuka paji ya 241. Bishobora kuvuga ko data w'umunyarukundo atakwifuza kubona abana be bababazwa n'igihano cy'Imana cy'umuriro kandi afite ububasha bwo kubayamba. Nyamara Imana yahana umunyabicumuro kubwo kuzanira ibyiza abagaragu bayo no kubw'umutekano wabo. Ese uri uritegereza ya ngingo y'isezerano? Ni iki gitera Imana gusuka ibyago? Ni kubw'inyungu za bande? Kubw'inyungu z'abagaragu bayo no kubw'umutekano wabo. Imana ntigendera ku migambi y'abantu. Ishobora gukoresha ubutabera butagira akagero umuntu adafite uburenganzira na buke bwo gukoresha ku muntu mugenzi we. Nowa yari kubabaza Imana iyo aza kurohamya umwe mu bamukobaga n'abamubuzaga amahwemo bamutuka, ariko Imana yo yarohamije abo mu isi bose. Ngo ninde wabikoze? Ngo ni Imana. Loti nta burenganzira yari afite bwo guha igihano abakwe be, ariko Imana yo yabaga yabikora mu butabera nyabaki, mu butabera budakebakiba. Impamvu ni uko ari nta mbabazi ziba zikiriho mu gihe cy'isukwa ry'ibyago. Imana ntiyemerera Satani n'abamarayika be kuba bakora byonyine, ahubwo haba ubwo nayo ubwayo ituma abamarayika bayo kurimbura, akabone n'ubwo ibyo byitwa igikorwa cy'inzaduka muri Yesaya 28:21. Umva uburyo ki Elina White yagaragajemo rino hame mu Ntambara Ikomeye paji 614. Imbaraga nk'izo zo kurimbura zikoreshwa n'abamarayika bera exercised by holy angels. Ngo ninde wifashisha imbaraga zirimbura? Ngo ni abamarayika bera. The destructive power, holy angels. Imbaraga nk'izo zo kurimbura zikoreshwa n'abamarayika bera igihe babitegetswe n'Imana, zizanakoreshwa n'abamarayika babi Imana nibyemera. When he permits, ese Imana izanira imboka? Yego. Yes. Ese indemera ko ribaho? Cyane rwose. Akomeza agira ati, ubu hariho imbaraga zamaze kwitegura zitegereje gusa uburenganzira bw'Imana kugira ngo zikwirakwize irimbuka hirya no hino. Imana ishimwe kuba ikiri ku ntebe, ntikureho Satani inzitizi zose, kubera ko bitabaye ibyo ntitwaba tukiri hano. Isi mu gihe cy'isukwa ry'ibyago. Reka turebe uko isi izaba imeze mu gihe cy'ibyago.
Elina White yagarutse ku mimerere kirimbuzi y'inosi mu gihe cy'isukwa ry'ibyago 7 by'imperuka. Hano hari umusogongero ushishikaje cyane dusanga mu gice kibanza cy'intambara ikomeye. Ese mwigeze musoma icyo gice kigaruka ku iribuka rya Yerusalemu? Giteye ubwoba bwinshi. Nyamara nta kindi kitari igicucu cy'ibindi bizaza hanyuma. Reka dukomereze mu gice cya mbere cy'intambara ikomeye. Elina White yagarutse ku mimerere Yerusalemu yari irimo yaganishije ku irimbuka ryayo. Nyamara kandi Yerusalemu yo nta kindi yari cyo kitari igicucu cy'ibizabaho ku isi mu gihe cy'akaga. Iyo nsomye icyo gice kibanza nibaza niba hari ikibi cyabaho cyaruta ibyabaye kuri Yerusalemu. Reka tugire ibihamya bike byo muri nk'uko dusoma bigaruka ku gihe cy'akaga. Satani azaherako aroha abatuye isi mu makuba aheruka akomeye cyane. Ubwo abamarayika b'Imana bazarekura imiyaga ikaze y'ibyo abantu bararikiye, tutegera amatwi bino, ibibi byose bizarekurwa. Bene data, reka tugenzure neza niba duherereye mu ruhande rwiza. All the elements of strife will be let loose. Let's make sure we're on the right side, folks. Ese bino byaba bizagera hose ku isi cyangwa bizagarukira mu mujyi umwe muto runaka nka Yerusalemu? Oya, akomeza agira ati isi yose izajya mu irimbukiro riteye ubwoba kuruta iryageze kuri Yerusalemu ya kera. Ibyari bya nyabyo byabaye ku bayuda ba nyabo aho muri Yerusalemu ya nyayo bizaba hose ku isi bibe kuri Isiraeli y'umwuka ku iherezo ry'ibihe. Naho mu gitabo uburezi paje y'129 kugeza 180 Elina White yanditse ati kuri ubu abamarayika bafashe imiyaga y'intambara kugira ngo itabasha guhuha kugeza aho isi imariye kuburirwa ku byerekeye kuza kwayo. Nyamara umuraba uriho urikusanya. Ese namwe mwemeranya nawe ko ino minsi umuraba uriho urikusanya? Umuraba uriho urikusanya witegura gusandarira ku isi. Kandi ubwo Imana izategeka abamarayika bayo kurekura imiyaga, hazabaho ibikorwa by'intambara ikaramu itashobora gushushanya. Ushobora kwiyumvisha ibi bishoboka, nyamara bizaba ari bibi kurenzaho. Mu gihamya gikurikiyeho kiboneka mu ntambara ikomeye paje 621 na 622 Elina White yanditse ati kenshi bibaho ko umubabaro ukomera igihe ukitezwe kuruta uko birangira ugenze. Ese ibyo si ukuri ko dukunze kwitega ko ibintu bizaba ari bibi cyane kuruta uko birangira bigenze? Nyamara agira ati bikunze kubaho ko akaga gakomera cyane igihe kakitezwe kuruta uko birangira kagenze. Nyamara uko siko biri ku kaga kari imbere yacu. N'ubusobanuro busobanutse kurenza ubundi bute ntibwabasha gushyitsa ku bukare bw'iryo geragezwa. Nyamara bafitanye n'Imana umushyikirano ushingiye ku isezerano bo ntacyo bafite cyo kwikanga. Mu rwibutso n'integuza y'uko Mata 14:896 tuhabona n'amagambo ateye ubwoba bya nyabyo. Elina White agira ati imbaraga z'umwijima ni bande? Imbaraga z'umwijima ni Satani n'abamarayika be zizihuriza hamwe n'abantu. Ngo Satani n'abamarayika be bazihuriza hamwe n'abantu biyeguriye kugengwa na Satani. Hita tugira amatwi bino tuzanyura mu byo Yesu yanyuzemo. Hanyuma ibyabayeho ubwo Yesu yageragezwaga akangwa akanabambwa byisubiremo. Tuzanyura mu bisa n'ibyo Yesu yanyuzemo. Dore hateye ubwoba cyane. Binyuze mu kwegurira kugengwa na Satani, abantu bazahinduka amashitani. Ubwo muzi icyo amashitani ari cyo? Ni amadayimoni. Maze abaremwe mu ishusho y'Imana kugira ngo baheshe umuremyi wabo icyubahiro n'ikuzo bazahinduka ubuturo bw'ibiyoka. Maze Satani abone mu bwoko bwahakanye umurimo uhebuje w'ikibi, aribo bantu bari mu ishusho ye. Ubwo rero intambara iheruka izaba ihanganishije amatsinda abiri afite ishusho agaragaza. Mu buryo bw'imazeyo abantu b'Imana bazagaragaza ishusho ya Kristo, n'abakiranirwa nabo bagaragaza ishusho ya Sekibi mu buryo bw'imazeyo. Izo nizo ngabo z'uburyo bubiri zo mu ntambara iheruka. Ikindi kibazo gikunze kubyuka ni kino: ese ibyo byago byaba ari ibya nyabyo cyangwa bifite icyo bihagarariye? Iyo usomye intambara ikomeye paje 627 kugeza 629 ubona ko bizaba ari ibya nyabyo rwose. Reka dusome icyo gihamya nubwo rwose ari kirekire. Muri no mirongo Elina White abagiye kugaruka ku byago bine bibanza. Ibyago byagwira abanyegiputa igihe Imana yari hafi gukurayo Abisiraheli bimeze nk'ibyo bihano ibyo birushijeho gutera ubwoba to those more terrible. Ni irihe jambo rikurikiraho? No kuba gikwira. Ibyo bivuze ko icyo gihe byageze mu gice runaka, nyamara ko kuherezo ho bizasakara ku isi yose.
ibyo bihano birushaho gutera ubwoba no kuba gikwira bizagwirira ino si mbere gato yo gutabarwa ku bwoko bw'Imana. Umuhishuzi yasobanuye ibyo bihano biteye ubwoba muri aya magambo. Sinsoma umugabane usigaye w'iki gihamya, mwawisomera. Gusa kimwe cyo ngiye kubabwira ni uko Elina White aherako akifashisha imirongo ivuga ku cyago cya mbere cy'ibisebe. Nanone murabona ko ku nyanja haciye akarongo. Icyo kiba ari cyago cya kabiri cyaho inyanja ihinduka amaraso. Aherako akagaruka ku masoko y'amazi, ari cyo cyago cya gatatu cyaho amasoko y'amazi nayo ahinduka amaraso. Hanyuma mu gika gikurikiyeho havuga ko izuba ari cyo cyago cya kane ryokesha abantu ubushyuhe bukomeye, maze ubundi ibimera byose biri ku isi bikuma. Ubwo rero abari haragaruka ku byago bine bibanza byo mu gitabo cy'ibyahishuwe. Reka noneho turebe kuri paji ya 27. Paji ya 27. Hagati hariko ni itegeko muze gusoma kino gihamya cyose ukubera ko kirimo amakuru menshi. Gusa kubera ko mu bifite byanditse ngiye kugaruka ku ngingo nyamukuru gusa kugira ngo mubashe kumenya aho tugeze. Ite kuri ano magambo ya Elina White, ibi byago ngo ntibizakora iki? Turi bugaruke kuri ibyo mu kanya katarambiranye. Bino byago ntibizagera ku isi yose. Ningo nibihe byago bitazagera ku isi yose? Ni bine bibanza. Byagenda bite biramutse bigeze ku isi yose? Abatuye isi bose bashiriraho icyarimwe. None se ku isi yose bishatse kuvuga iki? Ese haba herekezwa ku butaka cyangwa haba haringurizwa ku bantu? Ni ku bantu. Akomeza agira ati, nyamara bizaba ari byo bihano bikarishye cyane kurenza ibindi byose byigeze bimenywaho n'abantu bapfa. Ibihano byose byageraga ku bantu mbere y'irangira ry'imbabazi byabaga bivanzemo n'imbabazi. Amaraso ya Kristo asabira umunyabyaha aba yaramukingiraga igihano cyuzuye gikwiriye ibyaha bye, ariko mu rubanza ruheruka umujinya uzasukwa ari nta mbabazi zivanzemo. Ibi ari amambu, ibyago ni igisubizo gifatika cy'Imana ku ndwara z'iby'umwuka zo muri Babuloni. Imana ntiyitera ngo yibwire iti reka turebe twanzura ibyago 7 cyangwa hanyuma ngo mu rutonde runini rw'ibyago ihitemo 7 byonyine. Oya, hari umugambi wihariye utuma ihitamo 7 nyirizina. Mbibarize, ese buri cyago cyaguye muri Egiputa cyabaga cyari gifite ikigirwamana runaka cyaho muri Egiputa kigendereye kwibasira cyane rwose? Byabaga bifite icyo bigendereye. Tubivuze ukundi, ibyago by'imperuka nabyo bizaba bifite icyo bigendereye. Utegute se? Biturutse ku kuba abayobozi b'iby'umwuka ba Babuloni bazaba barakoresheje indimi zabo mu gushukana, nicyo gituma izo ndimi zabo zibasirwa n'ibisebe mu cyago kibanza. Biturutse ku kuba abatuye isi, ndavuga abakiranirwa, bazaba baragambiriye kumena amaraso y'abantu b'Imana. Kubw'ibyo Imana izagira iti, mukunze amaraso, dore inyanja n'inzuzi by'amaraso. Icyo ni icyago cya kabiri n'icya gatatu. Ikigeretse kuri ibyo ni uko mu cyago cya kane izuba ryotsa abantu n'ibimera. Kuki izuba? Ni ukubera ko bazaba basenga ku munsi w'izuba. Wakibaza uti se ni kimwe gusenga izuba no gusenga ku munsi w'izuba? Mu ihame nicyo kimwe. Ahari ushobora kuba wari waranyumviseho ngaragaza bino. Nkunze kwibariza ibibazo bitatu. Nti ninde waremye izuba? Imana niyo yaremye izuba. Ese yariremeye gusengwa? Oya, ntiyariremewe gusengwa. Ni ikintu cy'isi kibereho gutanga umucyo. Ese bigenda bite iyo izuba turihinduyemo ikintu gisengwa? Ibyo byitwa iki? Gusenga ibigirwamana. Ninde waremye umunsi wa mbere w'icyumweru? Ni Imana. Ese waremeye kuba umubyizi cyangwa gusengwaho? Oya, ni umunsi usanzwe w'umubyizi. None n'iki kibaho iyo uhinduyemo umunsi wo gusengaho? Ni ugusenga ibigirwamana. Ntacyo bihinduraho namba kuba byaba ari ikintu gifatika cyangwa ari umunsi. Byose byitwa gusenga ibigirwamana. Ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ahinduramo icyo gusenga Imana itarigize ikiremera umumaro ni ikigirwamana. Ngiyo mpamvu izuba rizatwika abantu. Ni iki Babuloni izaba yarigishije? Ni inyigisho z'umwijima, si byose? Nicyo gituma icyago cya gatanu ari icy'umwijima ugera ku ntebe y'inyamaswa. Ni mu biki inyamaswa cyangwa maraya wo aba yarakoreshejemo imbaga z'abatuye isi? Aba yarabifashishije mu guteteza abantu b'Imana. Nicyo gituma mu cyago cya gatandatu Imana izakamya ayo mazi yicariraga. Izakamya izo mbaga yakoreshaga. Ese turi kumwe? Ibyago biba bigendereye kwibasira ibintu runaka Babuloni ifite birwanya abantu b'Imana. Hano hari ikindi kibazo. Ese ibyago bizagarukira ahantu runaka cyangwa bigera ku isi yose?
reka dusome igihamya twari twasomyeho mbere. Ibi byago ntibizagera ku isi yose, bitabaye ibyo abatuye isi bose bashirira rimwe. Mu by'ukuri abariho aravuga ibyago bine bibanza. Hari uburyo bubiri bwo kumvamo ijambo ku isi yose riri muri icyo gihamya. Rishobora kuvuga hose ku isi mu buryo bw'ubutaka, cyangwa se nanone akaba ari ku isi yose nko kuvuga buri muntu utuye aho hose nyine. Ibyago bizagwa ku isi yose kubera ko na Babuloni iri hose ku isi, kandi nyine ibyo byago akaba ariyo bigenewe. Ese turi kumwe? Nyamara ntibizibasira buri muntu uri ku isi, bitabaye ibyo buri umwe uriho yapfa. Itegereza uburyo Elina White akoresha iryo jambo ku isi yose muri ubwo buryo. Kino gihamya gituruka mu bahanuzi n'abami, paji 171. Akomoza ku gihe cya Eliya, Elina White agira ati, nyamara buno buhakanyi nubwo rwose bwahindutse gikwira bute, ntibwageze ku isi yose. Abariho aragereranya igihe cyo kubwa Eliya n'akaga ko mu gihe cy'imiroka. Ese abashatse kumenyesha iki mu kuvuga ko butari bwakageze ku isi yose? Ese bivuze ko ubuhakanyi butari hose? Oya, abisobanura atya: ntabwo abantu bose bari ku isi badakurikiza amategeko kandi ngo babe abanyabyaha. Biba byerekeza ku bantu nyirizina. Ese ko bose bagiye mu ruhande rw'umwanzi? Imana ifite abantu ibihumbi byinshi batigeze bapfukamira Bayali, kandi benshi bifuza gusobanukirwa ibya Kristo n'amategeko mu buryo bwuzuye. Benshi bafite ibyiringiro by'uko Yesu agiye kugaruka bidatinze agashyira iherezo ku ngoma y'icyaha n'urupfu. Ndetse hariho benshi cyane baramya Bayali buhumyi, nyamara nk'uko Imana akaba akibinginga. Ese muri murabyumva? Ubwo rero ibyago bizagera hirya no hino ku isi kubera ko na Babuloni iri hose, kandi nyine ibyo byago bikazaza ari bigendereye nk'uko tuzabibona nitwiga ibyahise 17 na 18. Tugeze rwagati kuri paji ya 28. Ubutumwa bw'amarayika batatu hamwe n'umuhamagaro wo gusohoka muri Babuloni wo mu byahise 18 byamamazwa ku isi hose. Kandi abantu bari hose ku isi bazabwemera cyangwa babwange. Ku isi hose hazaboneka baramya inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo. Ese turabyemeranya? Kubw'ibyo rero bino byago bigomba kuba bizasakara ku isi hose. Igitabo cy'ibyahishuwe kigaragaza neza ko Babuloni izaba ari imikorere iri ku isi hose ku iherezo ry'ibihe. Bityo ko n'ibyago bigomba kugwa kuri Babuloni aho iri hose ku isi. Muri make, niba Babuloni ari system iri ku isi hose, bivuze ko na Yerusalemu igoswe n'iyo Babuloni nayo iri ku isi yose. Kugira ngo mbereke kwivuguruza, hari n'umuntu witwa Dave Hunt wari umu dispensationalist wizeraga ko gusohora k'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe ku kera hazaza, yizeraga mu byo kongera kubaka urusengero rwo mu burasirazuba bwo hagati no kuza kwa Antikristo wa nyawe akicara muri urwo rusengero. Ubundi ngo Abarabu n'Abarusiya bihuriza hamwe baze gutera Yerusalemu, ngo ibyo byitwe intambara ya Hemagedoni. Yizeraga ibyo bitabapfu byose, gusa nibura akemera ko Antikristo ari ubupapa. Icyo cyo ndakimwubahira. Gusa yarivuguruzaga cyane kubera ko nk'ubwo mu gitabo cye yise Global Peace, ubwo yivugira ko tutagomba kwitega ko Babuloni izongera kubakwa hahandi Saddam Hussein yari atuye. Ati ahubwo Babuloni ihagarariye imikorere iri ku isi yose y'idini na filozofiya by'ubuhakanyi n'ibindi n'ibindi. Ubwo rero yiyemereraga ko Babuloni iri mu buryo bw'umwuka kandi igakwira ku isi yose, nyamara ko Yerusalemu yo ari uryo murwa wa nyawo uherereye mu burasirazuba bwo hagati. Umwanzi ruharwa wa Isiraeli ni Babuloni. Ubwo rero niba Babuloni iri mu buryo bw'umwuka kandi ikaba hose ku isi, ubwo Isiraeli nayo igombe ibe ku isi hose. Bene data, iryo rwose ni ihame ryumvikana. None ibyago bizamara igihe kingana iki? Iki ni ikindi kibazo abantu bakunze kwibaza. Ibyo ntitubifitiye igisubizo gitomoye. Sinibwira rwose ko tubizi, ariko kandi hari bitwereka ko bizamara igihe gitoya. Dusome Yesaya 54:4 kugeza 8. Elina White yifashisha uno murongo igihe agaruka ku byago 7 by'imperuka. Hagira hati, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isiraeli niwe mucunguzi wawe, yitwa Imana y'isi yose. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'intabwa ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe, niko Uwiteka avuga. Hita wita kuri bino: mbaye nkuretse akanya gato,
dukeneye gusobanukirwa icyo kurekwa bivuze. Uruhande rwa Isiraeli nirwo ruba rwibona ko rwaretswe, si uko Imana yari yarabaretse. Icyakora Isiraeli yo yibonaga nk'iyaretswe, bimeze nka Yesu ku musaraba. Yibajije igituma aretswe, ese nuko data yari yamuretse? Oya, ese yumvagamo ko yaretswe cyane rwose. Rero ibyo ni nabyo Elina White aba ari haravuga hano. Nabaye nkuretse by'akanya gato, hano hari inkuru nziza, ariko nzagukoranya nkufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakariye uburakari buke bituma nkwima amaso by'akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Ubwo rero umubabaro w'abantu b'Imana uzamara igihe cya ntacyo, muke Bibiliya yita umujinya muke, bizamara igihe kigufi. Dusome Yesaya 26:20 kugeza 21. Ngwino wa bwoko bwanjye we, uko niko Uwiteka avuga, muze bantu banjye, mwinjire mu byumba byanyu mwikingirane, mube mwihishe iby'igihe kingana iki? Iby'akanya gato kugeza aho uburakari buzashirira. Uburakari ni igihe cy'akaga, aricyo cy'isukwa ry'ibyago. Kuko Uwiteka aje aturuka ahantu he, akora no kugaruka kwa Kristo, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi izagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo. Ubwo rero tubonye akanya gato, umujinya muke, nanone tubwirwa akanya gato. Turebe Zaburi 30:5. Kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato. Akanya kangana iki? Ari ubw'akanya gato, gutoneshwa nawe bikaba iby'ubuzima bwose. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ese si inkuru nziza? Ni isezerano rikomeye rwose. Nanone turebe mu Byahishe 18, aho tuziga birambuye, umurongo waho wa 9, wa 10, wa 17 ndetse na 19, hatumenyesha ko icyo gihe kingana n'isaha imwe. Nizera ko isaha imwe ari nta kindi ishatse kuvuga kitari igihe kigufi. Ntibikwiye kumvwa mu buryo bwa gihanuzi. Binakoreshwa n'ahandi mu byanditswe herekezwa ku gihe gito. Hagera hati, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, bakadabagirana nawo, ni ukuvuga abami hamwe n'amarayu bo, bazawuririra baborogere ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwawo, bahagaritswe kure no gutinya kubabazwa kwawo, bati ni ishyano wa mudugudu munini we, yewe Babuloni wa mudugudu ukomeye we, ubonye ishyano kuko mu isaha imwe usohorejweho urubanza waciriwe. Ubonye ishyano kuko mu isaha imwe ubutunzi bwawe bwinshi bungana butyo burimbutse, kandi aberekeza bose n'umuntu wese wambukiraga mu nkuge hose, n'abasare n'abatunda bambutse inyanja bari bahagaze kure, bitumurira umukungugu ku mitwe yabo, bavuga amajwi arenga, barira baboroga bati ni ishyano umudugudu ukomeye watungishije ubutunzi bwawo, harimo hararengurizwa ku bucuruzi bw'isi, abafite inkuge mu nyanja bose, ubonye ishyano kuko warimbutse mu isaha imwe. Iyo usomye kirya gice cyo mu nyandiko za Elina White cyo mu Ntambara Ikomeye cyitwa Isinduka umusaka, icyo gice cyose kigaruka ku bizaba ku bukungu bw'isi. Ntacyo rwose bimbwiye kuba Bezos atunze Amazon. Umunsi umwe ibyo bizaba ibyanjye n'ibyawe. Nituba indahemuka ku Uwiteka. Muri icyo gice Elina White akora icyo nakita gucyaha abashoramari. Hazabaho kubuzwa kugura no kugurisha, sibyo se? Uko niko mu Byahishe 13 havuga. Ubwo rero Ibyahishe 18 hatumenyesha ibizaba kuri abo babuzanije kugura no kugurisha. Wumve ngo ni igice kibabaje. Turebe Matayo 24:21 kugeza 22. Kuko muri minsi hazabaho umubabaro ukomeye. Uno ni umubabaro uzanyuma y'irangira ry'imbabazi, nk'uko twabibonye kino gitondo, utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Bizagenda bite muri iyo minsi? Iyo minsi yaba itagabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. But for the elect's sake, those days will be shortened. Dukurikiza hano amagambo ya Elina White aboneka mu bihamya by'itorero, umuzingo wa mbere, paje 204, aho agira ati, ubwo Yesu abavuye ahera cyane, umwuka wo kumira ukurwa ku batware na rubanda, barekerwa mu butware bw'abamarayika babi. Ubwo nibwo hazashingwa amategeko ku bw'inama n'ubuyobozi bya Satani, ku buryo igihe kitabaye ntabwo ari kigufi byonyine, ahubwo kitabaye kigufi cyane ari nta n'umwe warokoka. Unless time should be not short, very short, no flesh could be saved. Ibyo nibyo bizabaho mu gihe cy'ibyago 7 by'imiroka.
none iteka ry'urupfu ryo ryaba riherereye mu mwanya ki? Hari abantu bavuga ko iteka ry'urupfu ricibwa mbere y'irangira ry'imbabazi, naho abandi bo bakavuga ko riza nyuma y'irangira ry'imbabazi. Nyamara Elina White we ashyira iteka ry'urupfu mu gice kigaruka ku gihe cy'akaga no ku kigaruka ku gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Ubwo rero mu yandi magambo, iteka ry'urupfu riza imbabazi zarangiye. Reka tujye ku gika kiboneka hano kuri paji ya 30, Ibyago 16:5-7 hagaragaza ko abakiranirwa bazemeza iteka ry'urupfu biturutse ku ngaruka kirimbuzi z'ibyago bibiri bibanza. Isi izaba iri mu mimerere iteye ubwoba cyane. Hari ibiza ibyitwa intambara hagati y'ishyanga na rigenzi ryaryo, ubwivumbagatanya mu bantu. Isi izaba ari nk'ishyamba. Hazabaho buno bubyutse bukomeye mu by'idini. Dukurikije ibivugwa mu ntambara ikomeye, abantu bazasubira mu nsengero maze bashishikarire cyane idini yabo, ahanini izaba ishingiye ku byiyumvo, kubera guterwa ubwoba n'ibiro bijya mbere. Bati tugomba gutakira Imana kugira ngo idukureho uno muvumo. Mu by'ukuri ntibazaba babajwe n'ibyaha byabo, ahubwo bazaba bifuza ko Imana ikuraho imivumo irimo iragwirira isi. Iyo niyo pica dufite muri Matayo 24. Nyamara ibintu bizarushaho kuzamba na nyuma yaho hazi ububyutse mu by'idini. Niko guhera ko bakagira bati twagize ububyutse ntidusiba kujya gusenga, turuka ku cyumweru, ariko bikanga bikazamba. Ubu se ni ukubera iki? Imana yakagombye kuba irimo kuduha umugisha. Bati rata, hariho rino tsinda ridashaka gufataniriza hamwe n'abandi. Ese muriho murakurura ino pica? Matayo 24 hagaragaza ibyo neza rwose. Ndetse munyemerere nyuzeho na ka publicité, ndabasaba kuza gufatira hano kuri enka note za Matayo 24. Reka dusome amagambo ya Elina White ari kuri paji ya 30. Mu gucira abantu b'Imana iteka ry'urupfu, bagiweho n'urubanza rw'amaraso yabo nk'aho rwose bamaze kuyavusha n'ibyabo biganza. Ibyo biri mu gice kigaruka ku gice cy'umubabaro. Turebe mu nyandiko z'ibanze paji ya 282 na 283. Nabonye abayobozi b'isi bajya inama, kandi Satani n'abamarayika be bari babazengurutse bakora ubudacogora. Nabonye urwandiko rwacapwemo izindi nyinshi maze zikwirakwizwa mu bice bitandukanye by'isi, rwatangaga amabwiriza avuga ko abera nibatereka imyizerere yabo y'umwihariko ngo bareke isabato maze bubahirize umunsi wa mbere w'icyumweru, nyuma y'igihe runaka abantu bazaba bafite uburenganzira bwo kubica. After a certain time to what? To put them to death. Now, Elina White aduha uruhererekane. Dusoma n'amagambo dusanga mu nyandiko z'ibanze paji ya 36-37. Igitabo inyandiko z'ibanze nk'uko iryo zina riri, niwe Elina White w'ibanze mu buryo runaka. Ndashaka kwitonda cyane mu buryo mvugamo bino. Ngiye burya nikundira inyandiko z'ibanze kurenza intambara ikomeye. Mutiye pastor wakabaye ubikunda byose? Rwose mbikunda byose. Munyemerere nsobanura impamvu ibitera. Ni ukubera ko igitabo inyandiko z'ibanze kiri ku ngingo kandi kikaba ari kigufi, kiguha uruhererekane rw'ibibaho uko bikurikirana kitiriwe kijya mu busesenguzi bwinshi. Ni mu gihe mu ntambara ikomeye Elina White avuga ku ngingo imwe runaka ubundi akayagura, ibyo bigatwara impapuro nyinshi kugira ngo agere ku ngingo ikurikiyeho. Nyamara inyandiko z'ibanze zo ni nk'urutonde ruvunaguye rw'ibibaho mu minsi ya nyuma kimwe ku kindi. Hita rero wita ku ruhererekane ruboneka hano mu nyandiko z'ibanze paji ya 36 na 37. Nahereye ko mbona ko Yesu atari kuva ahera cyane, urubanza rwose rutarafatirwa umwanzuro wo gukira cyangwa wo kurimbuka, kandi ko umujinya w'Imana utari kuza Yesu atararangiza umurimo akorera ahera cyane, akiyambura imyambaro ya gitambyi akambara iyo guhora. Hanyuma ite kubita bikurikiraho ni iki Yesu ahera akakora? Hanyuma Yesu azava hagati ya data n'umuntu, maze Imana ye guceceka ukundi, ahubwo isi y'umujinya wayo icyo nicyo gikurikiraho, si byo se? Isi y'umujinya wayo kubanza ukuri kwayo. Nabonye ko igihe cy'uburakari bw'amahanga, nanditse no mugabane twasomyeho kino gitondo, icy'umujinya w'Imana n'icyo gucira abapfuye urubanza bitandukanye kandi byihariye, ndetse ko kimwe gikurikirwa n'ikindi. Ese umujinya w'Imana waba uriho ubu ngubu? Ese amahanga yaba arimo kugenda arushaho kurakara? Yego. Ese bizarushaho gukara cyane rwose? Bite se by'umujinya w'Imana? Ese uwo wari wagasukwa? Oya, ibyo bizaba ari mu gihe cy'ibyago.
bite se n'igihe cyo gucira abapfuye urubanza? Ese ubundi n'urwo bapfuye bameze bati? N'urwo bapfuye bakiranirwa rwo mu kinyagihumbi kubera ko bitondetse uko bikurikirana, sibyo se? Dushingiye ku byo ari haravuga agira ati byari bitandukanye kandi byihariye, ndetse kimwe gikurikirwa n'ikindi. Nabonye kandi ko Mikayeli atarahaguruka, ndetse ko n'igihe cy'akaga katigeze kubaho kitaratangira. Ubu ngubu amahanga arimo kurakara, ariko ubwo umutambyi wacu mukuru azaba arangije umurimo we wo mu buturo bwera, azahaguruka. He will stand up. Bizaba ari irangira ry'imbabazi ubwo Mikayeli azahaguruka yambara imyambaro yo guhora Vengeance. yite kubihita bikurikiraho, maze noneho ibyago birindwi by'imperuka bisukwe. Last plagues will be poured out. Now, Ese bigenda bite iyo ibyago bisutswe, by'umwihariko bine bibanza? Neretswe ko abamarayika bane bari kuzafata imiyaga yo mu kirere bine kugeza aho Yesu arangije umurimo we wo mu buturo bwera, maze noneho ibyago birindwi by'imperuka bibone ubusukwa. None bigenda bite iyo ibyago bisutswe, by'umwihariko bine bibanza? Ibi byago byatumye abakiranirwa barakarira bikabije abakiranutsi. Batekereje ko ari twe twabakururiye ibihano by'Imana, kandi ko baramutse badutsembye ku isi ibyago nabyo byahagarara. and be stayed. Iteka ryo kwica abera riracibwa, ngo ni ryari iteka ry'urupfu ricibwa? Is the death decree given? After Ni nyuma y'irangira ry'imbabazi. because in the Impamvu y'ibyo ni uko mu murongo duhereje inyuma avuga ko batekereje ko ari twe tubakururiye ibyago by'Imana, kandi ko baramutse badutsembye ku isi ibyo byago nabyo byahagarara. would then be stayed. And then Maze agahita avuga ko hahereye ko hagacibwa iteka ry'urupfu. Biba ari mu gihe cy'ibyago, si byose? Maze ibyo bibatera gutaka amanywa na nijoro basaba gutabarwa. deliverance. Iki cyari igihe cy'amakuba ya Yakobo. Nuko abera bose batakana umubabaro, maze ijwi ry'Imana rirabatabara. And were delivered by the voice of God. Bya bihumbi 144 biranesha, abo nibo bagumaho bagasanga ari bazima, nk'uko intumwa Pawulo ibivuga. Mu maso habo harabagiranishwa n'ikuzo ry'Imana. Glory of God. Ikindi kibazo, ese ibyo byago bizaza bikurikiranye ari nako bigenda byongeranya kimwe ku kindi? Tubivuze ukundi, ese ibyo byago bisuka uko bikurikirana, maze icya mbere cyarangira icya kabiri kikabona kuza, n'icya gatatu n'icya kabiri bikabuko? Falls the second plague goes away. None of Oya, bigenda byongeranya. Ibyanditswe biduhamiriza ko ibyago bizaza bikurikiranye ari nako bigenda byongeranya kimwe ku kindi. Ibyago bine bibanza, ino ni ingingo y'ingenzi cyane, ndetse turi bubibone uko twegera imbere. Ibyago bine bibanza bizashyira igihe cy'umwitangirizwa kinini hagati yabyo kurenza bitatu biheruka. Bitatu biheruka biza bikurikiranye by'ako kanya ndetse vuba vuba. Gusa se ko biri kuri bine bibanza, or no. The ibyo bifata igihe kirekire. Turi burebe impamvu y'ibyo. Dusobanukiwe ko ibyago byongeranya kubera ko buri cyago kije cyongera uburakari bw'ababi bafitiye abera. age of the wicked against the saints. There, Muri icyo gihe abantu b'Imana bagomba kuba baritoje kwiringira Imana yonyine. the first Ibyago bine bibanza mbyita ibyago bishyira aharindimuka, kubera ko igihe biriho bisukwa abantu b'Imana baba bari mu byago byo gutsembwaho n'abakiranirwa. so Ubwo rero mu byago bine bibanza abantu b'Imana baba bari kuri risiki yo kurandurwaho bya burundu. Abakiranirwa baba bifuza kubica. Ibyago bitatu biheruka byo mbyita ibyago byo gutabarwa, ndetse kino gicamunsi tugiye kureba ibyo muri bubyibonere. Kubera ko igihe biriho bisokwa abantu b'Imana ntibaba bakira aharindimuka. Impamvu ni uko abakiranirwa baza kwisubiranamo. other. You see, Urabona, mu gihe cy'ibyago bine bibanza intumbero y'abakiranirwa ibiri ku bantu b'Imana, ni mu gihe mu byago bitatu biheruka intumbero y'abantu ibishyizwe ku bakuru babo b'amadini. Ibyo biteguriza inzira yo kuza kwa Yesu. God's Abantu b'Imana ntibaba bakiri aharindimuka kubera ko abakiranirwa bisubiranamo. Ibyago bitatu biheruka bikurikirana mu buryo bwihuta cyane, kimwe kigakurikira ikindi. after the other. Now let's Reka noneho dusome kino gihamya kirekire ukuntu cya Elina White, aho ushobora nawe kwibonera ibyo. Kirashishikaje cyane. Elina White agaruka ku byago bishyira aharindimuka n'ibyo gutabarwa mu gice cyitwa gutabarwa k'ubwoko bw'Imana cyo mu Ntambara Ikomeye, paji ya 635 na 636. 6. Akomoza ku byago bine bibanza bimwe bishyira aharindimuka, Elina White yanditse ati, igihe amategeko y'abantu azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana,
mu bice bitandukanye by'isi hazabaho umuvurungano uzi icyarimwe wo gushaka kubarimbura. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambana rwihishwa ngo batsembeho ako gatsiko kanzwe. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazabaho ubwicanyi butababarira n'umwe bugendereye gucecekesha burundu iryo jwi ritandukanye n'andi kandi ricyaha. Ese kino gihe abantu b'Imana baba bageze hameze hate? Abantu b'Imana bamwe bari muri kasho n'abandi bihisha ahitaruye mu mashyamba no mu bihanamanga bakomeza gutakambira Imana ngo ibarinde, mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara abayobowe n'abamarayika babi bazaba barimo kwitegura kubamarira ku icumu. Icyo gihe muri iyo saha yo kumanjirirwa byimazeyo, mwite ku ngingo ikurikiyeho. Icyo gihe muri iyo saha yo kumanjirirwa byimazeyo nibwo Imana yande? Imana ya Isiraeli ihe? Imwe no yo mu burasirazuba bwo hagati se? Oya, ahubwo n'abantu b'Imana bose aho bari ku isi. Rero niko kugira ati icyo gihe muri iyo saha yo kumanjirirwa gukomeye nibwo Imana ya Isiraeli izahagoboka igatabara abo yatoranyije. Hita wita ku buryo ki gutabarwa kuzazamo. Mu rwamo rw'intsinzi, gukwena no gukina ku mubyimba, ibihiriri by'ababi bizaba biri hafi gutembana umuhigo wabyo. Harya n'iki gitemba? Nta mazi. None se ubwo iyo Elina White hano avuga ko ibihiriri by'ababi bizaba biri hafi gutembana umuhigo wabyo, harya ubwo ayo n'amazi y'uruzi? N'ay'uruzi Ufurate rwicarwaho na wa maraya, ariyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ese turi kumwe? Ni iki gihe ko kiba? Hahita haza icyago cya gatanu. Ese aho muzi icyago cya gatanu icyo ari cyo? Ni icy'umwijima. Rero murabona ko iyo Elina White amaze kuvuga ko Imana izahagoboka igatabara abayatoranyije, uko akomeza agira ati mu rwamo rw'intsinzi, gukwena no gukina ku mubyimba, ibihiriri by'ababi bizaba biri hafi gutembana umuhigo wabyo, maze dore ngo umwijima w'icuraburindi ukomeye kuruta wa mu gicuku urahita utwikira isi yose. Harya icyo ni icyago kihe? Ni icya gatanu cy'umwijima. Ntiyigera yifashisha imirongo yo mu byanditswe, gusa nyine ubibwirwa n'uruhererekane rw'ibibaho. Tugiye kubona ko haba hariho agaruka ku cyago cya gatanu, icya gatandatu n'icya karindwi. Akomeza agira ati hanyuma umukororombya urabagiranishwa n'ikuzo riturutse ku ntebe y'Imana, ukwira ikirere cyose cy'ijoro, ukamera nk'uzengurutse buri nteko yose y'abasenga. Ibyo bivuze ko haba hari umucyo ku bantu b'Imana, naho umwijima ukaba ku bakiranirwa. None bigenda bite iyo Imana ihagobotse ngo itabara abantu bayo? Igihe icyago cy'umwijima kije kikagwa ku ntebe y'inyamaswa, ni iki kiba kigiye kuba kuri bya bivunge byendaga gutembana abantu b'Imana? Elina White agira ati bya bivunge birakaye bifatirwaho bitunguranye. Harya ubwo ibyo byakitwa iki mu mvugo y'ibyahishuwe? Ibihiriri cyangwa amazi menshi aba yendaga gutemba afatirwaho bitunguranye. Ibyo bivuze ko ibyo bihiriri bizakamira munsi ya maraya ubyicariye. Ese turi kumwe? Elina White ntiyigera yifashisha imirongo yo mu cyago cya gatanu n'icya gatandatu, gusa nyine ubuzi ko ariho aragaruka ku cyago cya gatanu n'icya gatandatu. Birashishikaje ukuntu mu ntambara ikomeye paji 628 Elina White yifashisha imirongo igaruka ku byago bine bibanza. Aho ni mu ntambara ikomeye paji 628. Kuri paji yaho ya 635 na 637 yifashisha imirongo yerekeye icyago cya karindwi, gusa rwagati aho ntiyigera yifashisha imirongo igaruka ku cyago cya gatanu n'icya gatandatu. Nyamara agira icyo avuga ku cyago cya gatanu n'icya gatandatu yifashishije imvugo itandukanye. Ntukibwire ko ubwo Elina White atigera yifashisha imirongo runaka kuko ari ntacyo afite kuyivugaho, kubera ko aba agifite. Abakuru 24 ni urugero rw'ibyo. Elina White ntiyigera yifashisha imirongo igaruka ku bakuru 24, nyamara iyo witegereje mu bifuzwa ibihe byose mu bice bitatu byaho bihera, ubona ko afite byinshi cyane byo kuvuga ku bakuru 24. Kimwe cyadakora ni ukwifashisha imirongo iberekeye. Uko ni nako biri kuri Daniel 11 umurongo wa 40 kugeza 5. Elina White ntiyigera yifashisha iyi mirongo habe no kurenguriza ku mvugo yaho. Nyamara mwiza witonze utahora ko afite byinshi cyane byo kuvuga kuri Daniel 11 umurongo wa 40 kugeza 5.
ubwo rero uramenye kuba Elina White atigera yifashisha imirongo n'imvugo ikoreshwamo ntukishuke ngo wibwire ko ari ntacyo afite cyo kwivugaho. Rero akomeza agira ati ibya bivunge birakaye bifatirwaho bitunguranye, rwa rwamo ntirwumvikane ukundi. Ninde uhita ahinduka intumbero yabo? Baba bakamiye munsi ya wa maraya, si byose? Baba bendaga gutemba, gusa buno bwo bahita barekera kumushyigikira. Akomeza agira ati bibagirwa abo bendaga kumarira umujinya wabo w'ubwicanyi. Bene data, ni mwumvira ko bino byo biba ari ibyago byo gutabarwa uhereye ku cyago cya 5. Mu kwitega ibintu biteye ubwoba batumbira icyo kimenyetso cy'isezerano ry'Imana, bifuza gusa icyabarinda umucyo wacyo ubahuma amaso. Mu gicukuru hagati nibwo Imana yerekana imbaraga zayo ngo itabara abantu bayo. Izuba rirasa mu bukana bwaryo, ibimenyetso n'ibitangaza bigasimburana vuba vuba. Inkozi z'ibibi zitegereza ibibaye zifite gukuka imitima no gutangara, mu gihe intungane zo zirebana umunezero mwinshi ibyo bimenyetso byo gutabarwa kwazo. Buri kimwe kiri mu byaremwe kimera nk'ibyagaritse gahunda yacyo isanzwe. Imigezi irekera gutemba, ibicu bya rukokoma kandi ibicu z'umwijima biraza bikanyiranamo. Hagati muri icyo kirere igisa n'ikirakaye bikomeye haboneka umwanya umwe urabagiranamo ikuzo ritarondoreka, aho ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi asuma riza riturutse rigira riti birarangiye. Ayo ni amagambo akurwa mu cyago cya 7. Ese niba Elina White yifashisha imirongo ivuga ku byago 4 kuri paje ya 628, akanifashisha igaruka ku cyago cya 7 kuri paje ya 635 na 636, ubwo nihe wakitega kubona icyago cya 5 n'icya 6? Ni hamwe muri aho hagati. Ibyo ntibisaba ubuhanga buhambaye, bimeze nko gukora iperereza. Imwe muri gahunda zica kuri televiziyo nikundiraga niyo uzwi nka Korombo. Wumve ngo ntiyigiraga ava ku izima, yarakaniraga cyane ku buryo byarangiye umunyacyaha yigaragaje. Rero bino nabyo ni nk'iperereza, bidusaba kugira ubwenge bwibaza kandi bukora cyane. Tugomba kwibaza niba hari aho Elina White yifashisha imirongo igaruka ku byago 4 bibanza ndetse naho yifashisha igaruka ku kindi cyago, maze tukibaza ikigomba kuba kiri aho hagati. Ese ibyago byaba bishingiye ku mpamvu ki ijyanye n'imico mbonera? Twari twavuze kuri ino ngingo, gusa ntacyo reka twite ku mpamvu y'imico mbonera itera ibyago. Mu Ntambara Ikomeye paje 627 kugeza 628 hagira hati ibyago byagura abanyegiputa igihe Imana yari hafi gukura Abisiraeli bimeze nk'ibyo bihano byo birushijeho gutera ubwoba no kubagikwira bizagwira isi mbere gato yo gutabarwa guheruka kw'abantu b'Imana. Ibyago 7 by'imperuka bisohoza ibintu 5 nk'uko byagenze no muri Egiputa. Ni ibintu 5 bisohozwa n'ibyago 7 by'imperuka. Icya mbere ni uko muri buri cyago Imana ibiriho igira iti rekura abantu banjye bagende. Let my people go. Icya kabiri ni uko buri cyago cyibasira kimwe mu bigirwamana abakristo baba barihambiriyeho nk'uko twabibonye. Dusoma amagambo aboneka muri Manuscript Releases umubumbe wa 10 paje ya 240 n'iya 241. Imana ya Isiraeli izasohoza amateka ku bigirwamana by'isi nk'uko yabigenje ku byo muri Egiputa. Izarimbura isi yose ikoresheje umuriro n'umwuzure, ibyago n'imitigito y'isi, maze abacunguwe bayo bazashyira hejuru izina ryayo, bariheshe ikuzo mu isi yose. Mbese abariho muri bino bihe biheruka by'amateka y'isi ntibakabaye abanyabwenge ku birebana n'amasomo Imana iriho itanga? Become intelligent in regard to God's lessons. Ubwo rero mbere na mbere buri cyago kiba kiriho kibwira abakiranirwa kurekura abantu b'Imana bagataha. Icya kabiri ni uko buri cyago nk'uko nabigarutseho kibasira kimwe mu bigirwamana isi ya gikristo iba yarihambiriyeho. Icya gatatu ni uko ibyago bigaragaza ko iby'abakiranirwa biba byarenze igaruriro. Inshuro nyinshi cyane bivugwa ngo nibihana imirimo yabo mibi. Ubwo rero mu yandi magambo ibyabo biba byarenze igaruriro. Icyo Imana yakora cyose ntibyashoboka ko bayiyegurira. Icya kane ni uko ibyago bishyira abantu b'Imana aho batabona aho bacikira kugira ngo bigaragarire isanzure ryose ko kwizera kwabo kudateze guhinduka by'iteka ryose, ndetse ko n'urupfu narwo rutagamburuza kwiringira Imana kwabo. Can shake their trust in God. Mu yandi magambo abakiranutsi bazagira bati naho yanyica nzaguma nyiringire. Bizagaragarira isanzure ryose ko abantu b'Imana ari abayo koko kandi ko bayikunda batabitewe n'imigati n'amafi baha
bidaturutse ku by'isi bagirira, ahubwo ko n'igihe ibi bibaziye umusubirizo ko bagumye gukunda Uwiteka nk'uko biri no mu gitekerezo cya Yobu, aho Yobu agira ati naho yanyica nzaguma nyiringire. Isanzure ryose rizibonera ko abantu b'Imana bayikorera biturutse mu rukundo rwonyine, atari kubw'inyungu bwite izo arizo zose. Bityo gutabarwa buheruka kwabo bizahesha Imana ikuzo ryinshi cyane, kandi bigaragaza ko Imana ikomera ku isezerano ryayo. Will exalt the glory of God and prove that God is faithful to his covenant. Nta kuzo na rike rizahabwa abera ubwabo. Iyo Imana itaza kuhagoboka ngo ibatabare, bose baba barashizeho. None se ubwo ikuzo ni ryande? Dukunze kuririmba tuti gira ubutwari nk'ubwa Danieli. Maze si ugutangarira kwizera kose kwa basore batatu. Reka ngire icyo mbabwira, iyo bitaba Imana bari abasore batatu bari kuba barahindutse umuyonga, ndetse na Danieli agahinduka ibyo kurya by'ibinyenjangwe. Kubw'ibyo rero icyubahiro n'ikuzo si ibya Danieli, kabone nubwo rwose yari afite imico isa ya Kristo, In the similitude of Christ, ndetse nta nubwo ikuzo ari irya basore batatu, iteka ikuzo riba ari iry'Imana. Rero isanzure ryose rizibonera ko Imana yakomeye ku isezerano ryayo igatabara abantu bayo nk'uko yabisezeranye. Ese ntitwakorera Imana nk'iyo? Ntako bisa rwose. Abadivanisite bamwe batinya ibyago. Naniyumviye bamwe muri bo bagira bati icyama Imana ikazatuma niruhukira mbere y'uko icyo gihe kigera. before that time comes. Ese wakwiyumvisha uburyo ki bizaba ari umunezero gusangiza ubutumwa bw'Imana mu bihe bishishana kurenza ibindi byo mu mateka ya muntu, tukazamura ikuzo n'icyubahiro byayo mu bihe bisa nk'ibyo? Times of the history of the world, you know, Sinzi umugambi Imana ifitiye, gusa mu by'ukuri nifuza kuzabaho muri icyo gihe. Ibyago bigenewe Babuloni, ntibigenewe abantu b'Imana. Nta na hamwe ibyago byigera bigera ku bakiranutsi. Kubw'ibyo rero nta gikwiye kudutera kubitinya, igihe cyose imibereho yacu twayiguriye Umwami Yesu tutizigamye. so there's no need to fear them, as long as we have committed our lives without any reservation to the Lord Jesus. Now, folks, Bene data, nicyo gituma dukwiye gusabana bigishoboka. Hari abantu batekereza gusenga. Bibiliya ivuga ko tutagomba kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko byabaye akamenyero ka bamwe. the COVID Ibihe bya COVID byatweretse uburyo ari bibi cyane kubaho tudaterana. Sinabasha guhobera ekara yo kuri Zoom. Nakoreye gahunda nyinshi cyane kuri Zoom hose ku isi, nyamara ntibisa nko guhura imbona nkubone. Kubona amasura y'abantu kuri ekara ntibinyura, wumva ukeneye guterana. Reka rero twe kwaya amahirwe yo guterana mu gihe tugifite agahenge, kubera ko igihe kije ubwo bitazaba bikidushobokera. Dusome ano magambo ya Elina White. Muri icyo gihe ubwoko bw'Imana ntibuzaba buri ahantu hamwe gusa, bazaba bari mu matsinda atandukanye banyanyagiye mu bice byose by'isi. Harimo harakomozwa ku gihe cy'akaga, kandi bazageragezwa buri wese ku giti cye, si mu matsinda. Buri wese agomba guhangana n'ikigeragezo ku giti cye. and the test for himself. So let's Mureke rero dukerere guteranira hamwe bigishoboka, kubera ko igihe kije ubwo bizadusaba guhagarara ku giti cyacu. Mu gitabo Ibibaho mu minsi ya nyuma, paje 660, tuhasanga n'amagambo yanditswe na Elina White. Kwizera kwa buri muntu mu bagize itorero kuzageragezwa nk'aho ari nta wundi muntu uri mu isi, as though there were not another person in the world. So ubwo rero dusabwa kugirana umushyikirano bwite n'Umwami Yesu. Ibyo bikorwa muri bino bihe, ntabwo ari muri kirya gihe, kubera ko kirya gihe tuzaba twakerewe cyane. that time it's going to be too late. And by the Ese musobanukiwe ko imirongo yo mu byanditswe izaba ari inkomezi kurenza indi muri icyo gihe, ari Zaburi 91. this Ino ni Zaburi irebana n'igihe cy'akaga. Ino Zaburi yandikiwe by'umwihariko abazanyura mu mabaro ukomeye wo kwerezo ry'ibihe. Nandetse Elina White avuga ko tugomba gufata mu mutwe ino Zaburi 91. Tugomba kwifata mu mutwe kugira ngo mu gihe cy'akaga tuzabashe kuyivuga mu mutwe. Ese musobanukiye ko amagambo bwacu tuvuga atugiraho ingaruka? Iyo tuvuze kwizera kwacu kurakomera. get stronger. Iyo tuvuze ibitagenda neza, ukwizera kwacu kuragabanuka. Kubw'ibyo rero dukwiye kwiga kuvuga amagambo meza azongera akanakuza kwizera kwacu. Our faith.
reka tujye kuri paji ya 35 dusigaranye iminota nk'ine n'igice ngo kino cyigisho kibe kigeze ku musozo. Gusa ndifuza gufatirana buri munota kubera ko dufite byinshi byo kurebaho. Reka rero tujye kuri paji ya 35 turebe inzira zadufasha mu kwiga ibyago bitatu biheruka. Ubu nubwo tugiye kwibanda ku byago bitatu biheruka. Ese ibyo twize ku ipica rusange y'ibyago byaba byabafashije? Reka noneho twite ku byago bitatu biheruka. Igihe twiga ibyago bitatu biheruka byo mu byahisho 16 ntitugomba kwiga icyago kwacyo byonyine, ahubwo tugomba kureba ku ipica irushijeho kwaduka y'uburyo ki byuzuzanya. Ntukite gutyo gusa kuri buri cyago ugitandukanije n'ikindi, ahubwo ite ku buryo ki byungikanyemo. Urabona ibyago bitatu biheruka bifite urwungikane. Dutanze urugero, igihe twiga ku mirongo yerekeranye na Eliya yo mu byanditswe, ntituba tugomba kwita kuri Eliya wenyine. Eliya ntageze ari wenyine. Iyo Eliya agaragaye muri Bibiliya agaragarana n'abanzi be. Ntiwatahura ipica yuzuye igihe bitabaye ko aho Eliya ari ubwo hagomba kuboneka na Yezebeli, kandi haboneka Yezebeli ubwo nyine hakaboneka n'umwami mubi Ahabu uhagarariye abami b'isi ku iherezo ry'ibihe. Nanone hagomba haboneke abahanuzi b'ibinyoma ba Bayali, kandi niba icyo gihe hari ikigirwamana cy'izuba Bayali, ubwo no ku iherezo ry'ibihe naho hagomba haboneke ubwoko runaka bwa Bayali mu isi ya gikristo. Ubwo rero uba usabwa kwita ku rwungikane n'ipica yose, ntiwite ku kantu kamwe gusa. Igihe twiga ibyago bitatu biheruka byo mu byahishuwe, tugomba nanone kumenya niba twabariyemo iby'ibanze byose dusanga mu bitekerezo mvano byo mu isezerano rya kera. Mbere ya byose banza wite ku rwungikane n'ipica rusange. Icya kabiri, ite ku buhanuzi bwo mu isezerano rya kera bw'imvano y'ibyago 7 by'imperuka. Ikindi ni uko igihe ushakisha icyo Elina White we avuga ko byago bitatu biheruka, ntukitege ko ari ngombwa ko yifashisha imirongo yo mu byanditswe igaruka kuri ibi byago, cyangwa se wenda ngo abe yanakifashisha imvugo yabyo. Ni kenshi cyane Elina White aringuriza ku mirongo yo mu byanditswe atiriwe wifashisha imvugo runaka ziri uko zisangwa muri iyo mirongo. Icya nyuma ni iki? Ku birebana n'amahame agenga kwiga ibyago bitatu biheruka, itoze kugira ibibazo ubaza imirongo uriho wiga, ubundi uyishakira ibisubizo. Dutanze urugero, ibaza impamvu mu byahisho 15 kabiri kugeza 4 havuga ko 144 bazaririmba indirimbo ya Mose n'umwana w'intama nyuma yaho bamare kunyurana umucyo mu gihe cy'umubabaro ukomeye. Kuki bivuga ko baririmba indirimbo ya Mose n'umwana w'intama? Mose ahuriye he no gutabarwa biheruka? Kuki bataririmba indirimbo y'umwana w'intama yonyine? Impamvu ni uko gutabarwa ko ku iherezo kuzaba gusabye hafi cyane no gutabarwa ko mu gihe cya Mose. Ese turi kumwe cyangwa? Ubwo rero akano ni akabanga mbameneye. Ngize mu bino bwa mbere nkabona handitse Mose n'umwana w'intama, nibajije icyo Mose ari akora aho ngaho, ahuriye no gutabarwa biheruka. Nawe rero ko ntangira kwiga nza gutahura ko gutabarwa guheruka kuzaba gusabye hafi cyane nuko Abisiraeli ubwo bakurwaga muri Egiputa. Icyo nicyo kintu tuzakurikizaho kwiga mu cyigisho cyacu cy'ubutaha. Reka twite ku ngingo iheruka. Dusigaje umunota urengaho. Ibyahisho 16 hagaruka ku byago 7 kirimbuzi bizagwa ku bakiranirwa nyuma y'irangira ry'imbabazi. Ku kigero kinini bino byago bizasubiza inosi uko yahoze mbere y'icyumweru kirema. Isi izongera isigara idafite ishusho, irimo ubusa kandi icuza umwijima, ndetse ari nta wituyeho. Muri kino cyigisho tuzarebera ingingo y'ibyago bitatu biheruka mu ndorerwamo 3 zitandukanye. Tuzabirebera mu ndorerwamo y'ibyahisho 16 murongo wa 10 kugeza 21, tunabirebere mu ndorerwamo yo mu kuva 14 na 15, maze dusoza tubirebera mu yo twamaze kugarukaho ukuntu ari indorerwamo ya Elina White yo mu Ntambara Ikomeye, paji ya 635 kugeza 637. Muzatangara ubwo muzaba muri mwitegereza uburyo ki Elina White agaragaza buri kintu kuri gahunda itunganye nk'uko kinaboneka mu byahisho 16 ndetse no mu gitekerezo cy'imuka Misiri. Kubw'ibyo rero ntimucikwe n'ikindi cyigisho gishishikaje cyane.